amakuru tugiye kubagezaho, aho tugiye kugenda tureba ibintu bigiye binyuranye biri kuvugwa muri Pi Network, ibigezweho, amakuru atrendingwa muri social media yose tugiye kuyababwira nk'uko bigiye bigenda. Tugiye kubabwira ku makuru meza rero twamenye muri iyi minsi ibiri, kugira ngo mwumve neza icyo Pi Core Team yatangaje kuri aya makuru y'igiciro cya Pi Network. Yaravuze ati rero amakuru yo mu binyamakuru ku gaciro kemeranyijweho n'isi yose ka GCV, Pi Core Team yagashyize hanze kandi yanashyizweho cyangwa yanashyizeho akadomo kuri iki giciro. Ihamya ko kigomba guhagarara ku madolari 314,159 by'amadolari y'Amerika. Urumva ni ibintu byiza cyane Pi Core Team yadutangarije, kandi yashyizweho neza vuba aha. Nibwo bari buze kubishyira kuduhereza notification mu matelefone yacu, ndetse banabyapudetinge muri telefone, muri dashboard zacu. Icyo bitwita PCT cyangwa Pi Core Team, public price in value in the PCT. PCT yashyizeho cya Pi Core Team yashyizeho yashyize ku mugaragaro agaciro kayo ku masezerano y'ubwenge ya Pi Network cyangwa ya Pi twemeranyije mu binyuranye, mu bigendanye n'amawallet yacu n'uburyo tugomba kubika amacoins yacu. Ibyo byose bitewe n'ukuntu Pi Core Team yari yatwemereye ko twe nka sosiyete ya Pi Core Team y'aba pioneer ari igomba kwishyiraho igiciro cy'iyi Pi Network. Urumva niyo mpamvu izi Pi coin zacu zahamwije igiciro nyacyo, kuko twebwe dushyikira iyi GCV twashyikiye iri ku giciro $314,159 by'amadolari. Nicyo kintu cyatumye ino sosiyete ndetse yemezwa ko izi Pi coin zimaze kuba ibihumbi 100, miliyari 100 zimaze gusasibirizwa mu bantu bose. Zose hamwe zifite agaciro k'amadolari 314,159 by'amadolari y'Amerika. Bishatse kuvuga ngo iki rero? Uyu yo bita Timai ni mu federal muri Pi Core Team, ni mu bantu bagerageza gukurikirana amakuru ya CT. Iyi Pi Core Team igerageza kugenda igerageza amabanga namwe igenda ishyira hanze, aho ati ngo big news cyaye amakuru yo mu binyamakuru cy'amakuru makuru. The global consensus value GCV of Pi coin set at $314,000 ni igiciro cyanya cya Pi Core Team. Has been successful in establishing Lens 3 PCT cya Pi Core Team officially ensured the result of this coin. PCT officially incorporated in the value into Pi smart contract Trove Mastic wallet. Mastic wallet for enterprise organization with a total supply of 100 billion Pi of each Pi value and $14,159. This is reality that has materials GCV has transferred
congratulations of the Pi community. Urumva, ngiye kubasuhuza inshuti bavandimwe mudukurikiranye muri kino kiganiro, aho muherereye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba ibihugu bya Afurika ndetse no ku migabane igiye itandukanye. Turabasuhuje mwebwe mwumvira ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa mugerageza kudukurikirana amanywa n'amajoro. Kudukurikirana kwanyu ni by'agaciro, natwe tubiha agaciro, nk'uko twiyemeje kubagezaho ibintu by'ingenzi bigaragara muri social media ndetse n'ibigenda bitrendingwa mu makuru agiye atandukanye, ndetse n'ibyo twe twivumburiye ubwacu kugira tubibagezeho, yaba ibijyanye na politike ndetse n'ibijyanye n'ikoranabuhanga, ibijyanye n'amafaranga agezweho yo kubasha kuba mwabasha kuba twakwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ibyo byose twiyemeje kubibagezaho umunota ku munota. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero ibijyanye na Pi network nk'uko bisanzwe. Uyu mwanya dufashe rero no kugira tubashe gusobanukirwa neza Pi network, ese ni iyihe ntego yacu ubundi nk'abapioneer. Ni byiza yuko twe dukurikirana ibintu byinshi ariko twiyumvamo icyo tugiye gukora. Hari benshi batiyumvisha uyu mushinga, ariko wowe uzi agaciro k'uyu mushinga, wowe wamaze kumenya uyu mushinga ugamije iki, ese uyu mushinga ushinzwe iki, ese uyu mushinga ni iki uri kutugezaho. Wewe ubashije kuba wabimenya, uri umunyamahirwe. Nawe utarabimenya uracyafite amahirwe menshi ubwo wagerageje kwinjira kuri channel yacu ukabasha kuyimenya. Banza ukande subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro bya buri munsi, kugira ngo utazongera gucikanwa n'andi mahirwe ariyo yose. Iyi Pi network rero nk'uko twagiye tubibona, ni ifaranga rigiye gukoreshwa ku isi yose, rigiye gukoreshwa nk'aho ari ifaranga rimwe ibihugu bigiye kwifashisha, ariko rya cryptocurrency. Iyo tuvuze cryptocurrency benshi ntabwo basobanukirwa neza, ariko cryptocurrency ni amafaranga ngendanwa cyangwa nguruka agenderera ku ikoranabuhanga. Urumva benshi twatumenyereye icyo bita fiat money, aya mafaranga tugendana mu ntoki, money is paper, benshi niyo twari tumenyereye. Ariko nko tugenda tubibona mu buryo bugiye butandukanye, aya mafaranga twagiye tubona ko rimwe na rimwe ari igihe ashobora guta agaciro kubera ekonomi y'igihugu cyangwa y'ibihugu bigiye bitandukanye. Urugero, habaye intambara, yenda habaye ubukungu bwaguye hasi, ibyo byose iryo faranga uko byagenda kose rigira ingaruka ku gihugu runaka. Ariko wowe ubasha kudukurikirana urabasha kumenya neza iri faranga ugiye gukurikirana ni faranga ki. Niyo mpamvu rongerageza kubabwira ko wowe wabashiye kumenya iyi channel yacu, uri umwe mu bagiye kubona amahirwe yo kubasha kumenya icyo utunze n'iki. Iri faranga utunze, reka manze mbabwire igiciro cyaryo, mbone kubabwira ibyaryo. Ni faranga rikora mu buryo bwa Pi coin. Pi coin ni uburyo ubika amacoins yawe none ukabasha kuyabyazamo amafaranga. Urugero, shobora kuba mfite Pi coin imwe ikaba ihagaze amafaranga 314 314,159 by'amadolari. Urumva amafaranga ni amafaranga meza cyane. Mu buzima bwawe ni hake uzabona umuntu cyangwa umuryango wawe watunze amadolari angana gutyo. 314,159 by'amadolari kubitunga ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo warara ukora iki, imishahara yawe niyo wayikuba, ni bake wabona bagerageza gutunga amafaranga mu myaka nibure basi 10 cyangwa irenga. None wowe ugiye kumayininga gusa, kuko iri faranga ino Pi coin ikora umayininga rimwe ku munsi. After 24 hours nibwo umayininga, kandi nabwo umayininga bakohereje link yawe na konuza yawe ko time yawe ko yageze yo kumayininga. Wowe ushyiramo reveille,
igihe wabifunguriye utagiye kumayininga ugashyira muri reveye kugira ngo ejo utazacikanwa n'isaha zo kumayininga. Uko umayininga buri saha wagenewe ni nako woroherezwa kubona KYC. KYC rero ushaka kwibaza ngo ni iki? KYC ni uburyo utanga imyirondoro yawe kugira ngo ubashe kuba wageragezwa kwemezwa ko uri umunyamuryango w'iryo faranga cyangwa w'iyo banki. Ari benshi batazi ko n'amabanki akoresha icyo bita KYC. Ntabwo babyita KYC, ariko iyo umuntu akwatse database zawe, ariko byagenda kose niba utanze ID yawe urangiza ugatanga amazina yawe, byanashoboka ugatanga na nimero yawe aho bigenewe, cyangwa ugatanga email yawe, ukarangiza ukanasinya amasezerano yawe, warangiza bagafata n'isura yawe bagashyiramo ifoto yawe. Ibyo byose nibyo twita KYC. Kuko muri KYC tugira wandikamo amazina yawe, wandikamo email zawe, wandikamo nimero ya telefone yawe, ndetse noneho aho bitandukanye na zino banki zose twe tugira ino application igira ibintu byinshi. Tuzadukira kuri YouTube, wewe wajyagaho ugiye kureba ibintu bya trendinzwe mu makuru agiye atandukanye, ariko noneho uzaza ubijyaho aho kugira ngo udepanse ama mega yawe by'ubuntu gusa, ahubwo uza udepanse ama mega ariko winjize ama coins yawe, ubwo winjize amafaranga. Urumva ni ibintu byiza cyane. Ndakeka ko umuntu wize uyu mushinga ari icyo yasobanuye mu bihugu bya Afurika, kuko nkatwe ibihugu bikizamuka mu iterambere, ni byiza yuko iri faranga twarikoresha turyifashisha, kuko ni ifaranga rizaba rije guhindura amateka yacu, ni ifaranga rizaba rije kwinjiza muri gakondo yawe, mu bantu bagerageza kugenda bakurikirana amakuru. Ni byiza yuko iwewe wagerageje kwinjira muri no Pi network, ndabaza kubashyiriramo link hasi uyinjirireho. Ino Pi network rero kugira ngo uyinjiremo ukanda ku iyo link mba nakohereje ya WhatsApp, ukayinjiramo ukajya kudownloadinga, uyinjiriyemo ukajya kudownloadinga ino Pi network, warangiza none ukadownloadinga na Pi browser ugiye kwinjiramo. Ibyo byose rero uca muri link yanjye, ukayicamo ukagenda ukabanza ukiyandikisha muri no system. Wowe ushobora kwiyandikisha mu ukabona byakugoye, wamamagara nimero yanjye ndaza kuyishyira muri describe yanjye description, kugira ngo mubashe kugenda musobanukirwa neza ibya rino faranga, ndetse mubashe gukorera amafaranga nk'uko babivuga. Umwongereza yavuze ati time is money. Nta gihe cyawe cyo gupfusa igihe nta mafaranga nyaboneka. Njye nifuje kubagezaho ibintu byiza kandi ibintu mwese bishobora kubagiraho inyungu, nitaye ku mbaraga binsaba, ahubwo mwita ku nyungu zanyu. Iri faranga rero turi mu cyo bita Quantum 1 Cheki 2025. Iyi Quantum ubundi umwaka ugira 4 Quantum. Niba ugira ibihembwe 4 umwaka ukaba ugira ibihembwe 4, none tukaba turi mu gihembwe cya mbere, ni ikigaragaza ko rero igihembwe cya mbere kigira amezi 3. Kigira ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu. Nicyo gihembwe cya mbere. Ibyo bihembwe rero bidufasha iki rero twebwe muri cryptocurrency cyangwa mu ikoranabuhanga? Ibi bihembwe bibasha gutuma niba ari intego twihaye tukavuga ati yenda ibyo byose tuzasohora, kugira ngo yenda nk'urugero nk'aya mafaranga agira icyo bita kubonerwa icyo bita migration, kugira ngo yimurirwe amacoins yawe uyajyane kugira ngo wemererwe kuyakoresha. Igihe habaye ivunja ugende ubashe ko wayavunja mu buryo bworoshye. Ibyo byose rero ni ibintu bisabwa kandi ni ibintu bikurikizwa, kuko ari ibingenzi mu buzima bw'aya mafaranga. Intego twari twihaye rero yari intego igizwe n'ibintu bibiri: kuba twabona abantu miliyoni 15 z'abantu bujuje KYC, twabona miliyoni 10 z'abantu babonye migrate.
cye bimuriwe Picoin zabo muri migration. Urumva ibyo bintu nibyo byatumye rero twebwe nkuko tuba twiteguye ko tushobora kubona open mainnet muri uyu mwaka wa 2024 bikaba byaranze ku itariki n'undi 12 nako ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 bikaba byarabashe guhinduka. Ariko ibyo ntago byaduhinduye intego yacu n'ubundi busanzwe. Oya, intego yacu izaba mu kwezi kwa mbere cyangwa nibinarengaho gatonya bizaba mu kwezi kwa kabiri. Nkuko twamaze kubona ko tumaze kubona miliyoni 9 z'abantu bakoze migrate. Urumva ni ikintu cyiza cyane kuko nicyo cya mbere kishobora kutugeza ku ntego yacu, kugira tubashe kwinjira muri open mainnet cyangwa cyo bita close mainnet, tubashe kuba twakemererwa gukoresha izo coins zacu. Ni ibintu by'ingenzi turi gusabwa bimeze gutyo. Ntago ari ibintu bigoye rero, byose kubigeraho biroroshye, ahubwo icyo bisabwa gusa no kubasha kubyitaho. Niba ubonye iyo KYC yawe ubonye, gerageza ukoreshe uburyo uyikoresha neza. Niba udashobora kuyuzuza, ushobora kunyandikira cyangwa ukamamagara ukambwira ati KYC yananiye kuyuzuza, ese wamfasha? Ngiye nkareba uburyo ibisabwa nkabikubwira kugira ngo tubashe kuba twakuzuza iyo KYC yawe. Nyaboneka iri faranga bidatinze muzabona agaciro karyo. Hari benshi baripinze ariko bazabona agaciro karyo. Nkuko twagiye tubibona rero mu matora ya Amerika, twabonye ko Donald Trump yatoye guverinoma bazakorana. Yifashishije rero abantu bagendana n'ifaranga, abantu b'abakungu, nibo bantu yagerageje kuba yakifashisha kugira ngo babashe kuba bamufasha mu ntego ye yo guteza Amerika imbere. Rero iri faranga fondateri waryo na Amerika n'ubundi, kuko ni Stanford University yahimbye iri faranga rya Pi Network, yifashishije mu bahanga aho bita Pi Quantum, harimo ba Dr. Nicola n'umugore we. Urumva ni ibintu byagiye biha ingufu iri faranga. Ariko nkuko twagiye tubibona ni ibintu n'ubundi twebwe ubwacu byaje kutugira inyungu, kuko nk'ubu nk'urugero nkubwira, wowe ubasha kugerageza gushaka gusobanukirwa rino faranga, uzagerageza ubaze amateka y'ikintu bita Bitcoin. Ubu Bitcoin isohoka bwa mbere muri 2009 yasohokeye ku madolari 0.9 gutyo. Ubu tuvugana igeze ku madolari 914 birenga gutyo by'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga yashyiye mu manyarwanda, ure tubona agaciro ka rino faranga twe tugiye kujyamo kururingana. Iri ryacu rizaba likubye Bitcoin inshuro zenda kugira muri 4. Urumva amafaranga uzaba ugiye gutunga niwanatekereza ko ushaka kuzayatunga. Niyo mpamvu rero mwese mbashishikariza yuko mwagerageza gufungura ino Pi Network kugira ngo mubashe kwisobanukirwa mwese kandi kimwe. Wowe rero wabashe kubona KYC yawe ikaba warayikoze ariko ukajya muri tentative, ushobora kunyandikira nkakubwira ibisabwa, nkakubwira uburyo ushobora kuva muri tentative. Ibyo byose nahoze mbibabwira kugira ngo twinjire muri ino open mainnet twese twujuje ibintu bisabwa uko bigombwa. Nyaboneka muri no Pi Network amabwiriza arakurikizwa. Dusinya amasezerano y'ibyo tugomba gukora. Ugomba kurokinga Pi zawe, ukabika wallet yawe, ukabika passphrase zawe, wararangiza amabanga yawe. Niba ugiye gukora KYC ukareka kuyaha abandi, urugero yenda ushobora kohereza ama screenshot uri gukora liveness, ntago byemewe. Ushaka gukora muri izindi video, ntago byemewe. Biriya niba ugiye kubijyamo ba mo serious. Twabonye ko ari ama application ino Pi Network yatuzaniyemo. Ayo application ikintu azadufasha ni ukugerageza kwamamaza ibikorwa byacu, ndetse no kugerageza
gukuza ubumenyi bwacu muri no faranga rigiye gukoreshwa ku isi yose. Ni ifaranga rero rije guhindura ijagarara ry'amafaranga twari tumenyereye. Urugero, niba najyaga muri China nkagenda ngiye gukoresha amafaranga yanjye narebaga mfite, nagomba kuyavunja mu madolari kugira ngo mbashe kuyavunja mu UN. Urumva rero niba ayo madolari yabasha kuba yagenda atrendingwa ku isi yose, ariko nanone rimwe na rimwe akaba ari ibihugu rimwe na rimwe bishobora kuba bitayazi cyangwa bitayasobanukiwe, niyo mpamvu iri faranga ryo rije kuza guhindura ikira giciro. Kandi wabonaga ko n'ubundi ntabwo ryagiraga igiciro kimwe, kuko washobora kuba ufite amadolari hamwe ugasanga aravunjwa makeya, ahandi ugasanga aravunjwa menshi, cyangwa ugasanga ari naho bayatesha agaciro. Urumva rero ko byagenda kose rero iri faranga ryo rifite igiciro kimwe. Uzajya ku isi yose mu bihugu bitandukanye ugende ukoresha igiciro kimwe nk'uko babitumenyesheje. Mureke rero dukurikirane rero ibindi biganiro ngiye kubashyiriraho. Ngiye gukomeza n'ubundi sindagenda, ahubwo ngiye kubasobanurira neza amakuru noneho ya Pi Network agezweho none aha turi kuvugana. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge. Bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.